kuko uri umubyeyi ufite abana ni gute ubifatikanya none ibyo kuko ufite urugo ugomba kwita ibyo birivuga ngo idufatanyiriza hamwe kuzana ibyiza kuko ufite umuryango ugomba kwitaho buri munsi hanyuma ibyo bintu bikorana gute biragoye ariko nanone birakunda naho nzoshaka indi nzira nyashaka amagaruke ariko ntabwo nyine nari mfite ahubwo wowe wavuze ngo nari mfite impungenge ndavuga uruhe rurimo njya guseriva umuntu ngiye ndi guhera ndamubwira ngo eske iki kintu ndi kumuha ni igiki nambaza ngo cavuye hehe ndabisobanura gute ariko nabanje kujya nkoresha sayini nk'izibiragi kuko nta rurimi narinzi kugira na wasibota ntayo narinzi ariko ngize ngo nibuka ahantu natangiriye nko kuri 0 icyo bita 0 from 0 to hero natangiriye kuri 0 kuko ndibuka ko natangiriye ku mitwaro 5 nkora business mitwaro 5 n'amafaranga makeya cyane ushobora kujyana mu isoko batayumva batazi mitwaro 5 iri nko mu gaciro ni nka $15 $15 yes ni nk'izo ngizo kuko ndibuka ko ayo mafaranga bari bampaye yo kugura amakara natangiriyeho yari ayo kugura amakara umugabo wanjye yari yagiye yazindutse muri ya mitwaro 5 by the way niho nakuyemo umutwaro umwe wo gukora business card iyindi ne abariyo nshakamo amavuta gurishaga amavuta ariko nkora decoration igisa nkaho ndi kwiga ariko nkayikora mu bamambre nkagenda nirefera kuri wa mugore washoboje kubitangira yajya mu bukwe agiye gukora nje nkajayo ntagiye kubona inyungu z'uko nkoza akazi ahubwo nkagenda in case yo kwiga kugira ngo menye korera mu gihugu kitari cyawe hariho bimwe utabuze kandi ngerageza kwiyadabuta mu buryo bwose bushoboka ariko uba limite igihugu uri gukoreramo uba limite n'abantu basanga ubwoko bwacu ubu nibwo barimo barabyumva ukabona araje ngo mpa amavuta n'uwo ntazi uvuye hehe ngo baramubwiye ngo mfite amavuta yo mukuraho ibiheri ku mubiri yo mufasha afite ikibazo ku ruhu rwiwe nkabona araje ariko mbere nta muntu n'umwe nabonaga ushobora kungana muri ibyo turabasuhuje cyane mwe mudukurikiye ku migabane itandukanye y'isi abari hano muri Uganda abari hanze ya Uganda ubwo muri East Africa mwese turabasuhuje ndetse n'abari iwacu muri Congo abari hanze ya Africa US Europe Australia nabo turabasuhuje hanyuma nk'uko bisanzwe aje nitwa Ruboneka Etienne kuri Mike iyi ni Kaze Media nk'ibisanzwe uyu munsi dufite ikiganiro kidasanzwe nk'uko mubibona kuri kamera zacu tubafitiye umumama ariko ndagira ngo mbere yuko dutangiza ikiganiro cyacu abanza bibwira uwo ari we hanyuma tuze gutangira turakwakiriye neza murakoze cyane ndagira ngo noneho ubanze wibwire abadukurikiye amazina yawe hanyuma dukomeze murakoze cyane amazina ngiye mfite menshi nitwa Umutoni Aime Deborah ibyo bamwe banzi hariho n'ayandi yo mu bwana navuze ariko ayo ngayo niyo abantu benshi banzi nakoze ndi umukobwa w'abasama Wumunyamulenge niyo mpamvu uze ngo ndi umusama ubwo bivuze ko ndi Umunyamulenge nkaba umwishwa w'abasinzira hanyuma nkaba umumama nanone kandi wubatse n'undi ruhande ndi umumama w'abana 3 ndi umugore w'abanyabyinshi yego dutuye hano Imbarara murakoze cyane nk'uko bisanzwe twari dusanzwe dukorera mu mujyi wa Kampala ariko uyu munsi twamanutse Mbarara hanyuma rero uyu muntu mubona kuri kamera zacu hari ahantu twageze turamusanga akora decoration hanyuma twifuza ko twaganira akadusangiza bimwe mu byo akora kuko mubona uyu munsi turi mu iduka rye afite iduka ricuruza imyenda akora decoration mu makwe mbese n'amakeke ngira ngo urayakora so niyo mpamvu twatekereje ko tugomba kuza tukamubazanira tukaganira hanyuma kuko ni umu business woman ni umuntu wateye intambwe yananiye benshi mu badamu b'Abanyamulenge ariko rero iwe afite aho yageze
so ndagira ngo noneho aho ngaho hariho duhere aho watangiriye kuko ubu ngubu ufite iduka rinini hano turi mu mujyi wa Mbarara hagati ufitemo iduka abataba bahabona no kuri etage hejuru. So ndagira ngo turaza no kubaha adresse turayishyira kuri link muzayibona. Ndagira ngo noneho duhere ko watangiye kugira ngo ugere kuri bino bintu kuko harimo ibintu byinshi, harimo amavuta, harimo imyenda, harimo imikenyero. So noneho turagira ngo duhere aho kuvuga ngo ugere kuri ibi bintu byatangiye gute. Murakoze cyane, ni urugendo rurerure. Gukora business ntabwo wabyita ibintu ukoza ako kanya, ni process by process kuko utangira buke buke bikagenda biza ariko ngize ngo nibuka ahantu natangiriye nko kuri zero, icyo bita zero, from zero to hero. natangiriye kuri zero kuko ndibuka ko natangiriye ku mitwaro 5 nkora business. Mitwaro 5 n'amafaranga makeya cyane ushobora kujyana mu isoko. Batayumva batazi bitwaro 5 iri nko mu gaciro ni nka $15. $15. Yes, ni nk'izo ngizo kuko ndibuka ko ayo mafaranga bari bampaye yo kugura amakara. Natangiriyeho yari ayo kugura amakara, umugabo wanjye yari yagiye yazindutse, yari yagiye sindi kwibuka neza, noneho wagiye ansigira amafaranga yo kugura amakara ariko ntaba nkunda gukora. Hariho umushuti wanjye umugore wa hano Imbarara w'inanga w'umunyagihugu, ndamwegera ndamubaze ndi gute nshobora gukora business hano, sinzi ururimi first, nari nkiva mu Rwanda tazi urunyankore n'icyongereza kitaraba cyinshi usibye icyo ku ishuri gusa, ariko numva bitarafatika neza. Arambwira business zibiri kandi ngiye business nari nakuye mu Rwanda numva nshaka kuzakora, numvaga nshaka kuzakora decoration no kwambika abageni kuko narabikundaga. Hanyuma ambwira ko nshobora gucuruza amavuta ngakora na decoration. Hanyuma kuri gihe yabimbwiye rya jambo riguma mu mutwe ngo ngere mu rugo ya mitwaro 5 koko niyo natangiriyeho ndi kugura amavuta. Ndagenda nyagura amavuta mu kuri kuriho kandi sinamenye ukuntu byagiye bikomeza kwaguka. Ikintu cya mbere cyo nakoresheje ni adresse, gushaka adresse nshobora gukora kuko nta duka nafite kandi sinafite ubushobozi bwona iduka. Ndagenda mu mujyi mprintinga business card z'umutwaro, umutwaro umwe bamutuntu 100. Kwa tuntu 100 uwo ngiye guha amavuta, ndibuka ko hari umumama w'umunyamulenge umwe twahuye yagiye muri Amerika, arambwira ndamubwira mfite amavuta meza yo kwisiga, ati nayahe. Ndamubwira ati wowe yisige gusa uzambwira amakuru. Umugore narayamuhaye yarinze ajya muri Amerika, buri gihe arambwira ati uzome nk'aya mavuta wampaye before, amwe twatangiriye, ati niyo mavuta nisize umuntu wese akambaza ahantu nayakuye. Noneho nkora business card, ya business card nyishiraho adresse y'abandi wa mumama kuri ya capital yawe y'imitwaro 5. Muri ya mitwaro 5 by the way niho nakuye mu mutwaro umwe wo gukora business card, iyindi ne abariyo nshakamo amavuta. Ndagenda nkora amavuta yanjye kandi nabwo ntabizi, nta bumenyi, nta gusa numva nshaka gukora. Then ndagenda wa mama anyemerera ko business card yiwe nshiraho adresse y'iduka rye. Koko niko byagenze, ni nawe wamperekeje sinanze hano bakoresha business card, nari umushyitsi muri Uganda. Aragenda turajyana turabikoresha, tumaze kubikoresha ampereza chance watamenye yuko yashizeho ko dukora cake dugakora na decoration. Iyo yari imirimo yiwe, antiza rero imirimo yiwe. Kurya ntijije imirimo yiwe ya business card uwo mpaye amavuta, ati niba ufite adresse na amahoro, akabatwaye amavuta. Abanyankore bose abanyagihugu bamenya gutyo. Bukeye Imana iramfasha, ya mavuta atangira kugenda azamuka buke buke, nza kubona iduka nkoreramo na wa mumama duhujije. Ntangira rero kujya njya mu byaro shaka abantu bagura ya mavuta, nitwaje business card zanjye, nkaheka baga nkashiramo uduparfum uduki nkagenda nereka umuntu nkamubwira ati mfite amavuta meza ava mu Rwanda. Banababwiraga kuko bazi ngo amavuta y'u Rwanda niyo meza, ngahita yumva yuko noneho yandeba
n'umubiri mfite ati niba ariyo nawe wisiga ndayagura ya mavuta agenda gutyo amavuta mu by'ukuri ntabwo nari narize ibintu by'amavuta cyane ariko iyo ukomeza gukora mu kintu ugera kuri level koko nziza nagezaho menya umuntu wisize amavuta akamwica umubiri amavuta ashobora kumuha akamugira neza niga umubiri ufite oil mbese ufite amavuta menshi mu mubiri hari imibiri igira ubwayo amavuta ya mavuta rero iyo yabaye menshi ashobora gufunga ubuntuza bw'uruhu ubwina bw'uruhu bwa bundi busohora intoza niho umuntu usanga yagize ibiheri cya gihe aba ari oil zinshi zo mu mubiri zawe zano zisohokera noneho umubiri ukifunga menya icyo ushobora kubahereza kugira ngo uriya mubiri ufunguke ndabyiga sasa bigeraho biba ubuzima ntangira kubikora ku bantu benshi ngeraho ntangira kubona mva kuri level imwe yindi ubwo icyo gihe cyose wageze no kuri urwo rwego ukigendera ku muhanda ariko ufite adresse ya wa mugore wagufashije kubona business byageze aho noneho mbona ahantu ho gukorera ariko nabwo nkahakorera ariko kuwa kabiri ngugira umunsi wo kujya kuri tele buri wa kabiri nkaja mu byaro ubu ngubu mbarara almost no izengurukamo harimo ibice bimwe byinshi nkagenda nagerayo Imana ifungurira y'abantu nabwo iyo umuntu afite favor y'Imana ntawe ujya umenya ni nayo mpamvu na business yanjye yitwa favor kuko nabonye ko n'Imana ibikora ni favor yampaye yo gukora business noneho aho hantu nkabona umuntu akambwira ati ujye uzana amavuta twebwe tuzatuyagura cyangwa se nyemerera mbe agent wawe ujye umpa amavuta njye nyagurisha yamere ku giciro runaka ngenda rero mbona aba agent ahantu henshi hatandukanye n'ubu ngubu turabasupplyinga iyo bashaka amacupa 30 40 turayaboherereza bo bagacuruza nibo bazi ibiciro bacuruza ariko twebwe dufite permanent price tubahera nuko rero amavuta yaguka gutyo bivaho kuri level iyo narindiho yaho nakoreraga njya mu iduka ryanjye ngenyene ku giti cyanjye ariko rya duka rikaba rito niho nahise joiningira icyo gihe nsubiye inyuma gato nagurishaga amavuta ariko nkora decoration igisa nkaho ndi kwiga ariko nkayikora mu bamambre nkagenda nirefera kuri wa mugore washoboje kubitangira yajya mu bukwe agiye gukora nje nkajayo ntagiye kubona inyungu z'uko nkoza akazi ahubwo nkagenda in case yo kwiga kugira ngo menye bukeye rero nibwo natangiye gukora decoration zanjye ku giti cyanjye ndakora nkaza ngakora ubwo ubumenyi niko bugenda buza nta n'igishoro kindi nari mfite igishoro n'abakiriya banje bari bampaye umukiriya yarazaga ampa akazi igishoro amafaranga twavuganye akaba ari yakora decoration akaba ari yavamo n'ibyo kwambara byabo ubwo inyungu yanjye ikaba yamyenda yinjiye mu iduka ubu nibwo navuga ko ntagiye kurya amafaranga ya decoration ntagiye kurya amafaranga y'ibyo kwambara naho ubundi kera ntabwo nabaga mbizi nabyikuyemo ko ngomba kubona inyungu y'amafaranga yego sinaburaga ay'umugati w'abana ariko inyungu nyinshi nayongeraga mu iduka ndakomeza nibwo rero nahise mbone iryo duka rindi nagiyemo ryari ritoya ryegeranye kubera ko abanyagihugu bari bamaze kumenyaho ikintu cyitwa amavuta baraza ku bwinshi baza kureba amavuta noneho ibyo mfite mu iduka bijanye n'ibyo kwambara ntibabibone kubera akaduka kari gato uwo akabona ibyo amavuta agatwara amavuta akagenda yashaka kazana n'abakiriya barenga 3 4 5 ku munsi bakagura amavuta ariko ntibabone ibyo kwambara bukeye rero nibwo natekereje ko n'ubundi ishobora gushaka iduka ryagutse mbona iduka ryagutse kurya mbonye iduka ryagutse ba bantu noneho atangira no kubona imyambaro atangira kubona ikanzu ni nziza umushanana ni mwiza yamara kubona ko ari byiza agatwara amavuta ariko yagaruka afite ubukwe akaguha full package ukamukorera ukamwambika ukamudekorera nuko rero bigenda byaguka kugeza kuri no level turiho Okay, urakoze cyane noneho ndagira ngo turagenda tugusubiza inyuma kuko biragoye twebwe n'ahantu twagusanze ko byari byatunaniye kubyakira kuko twari mu giterane tuza tubona mama uri kwinstara amatara
yakora nyine bakoresha cyane nko gufotora biradutangaza cyane, niyo mpamvu twanahisemo kugushaka. Noneho ndagira ngo noneho tubwire ukuntu wafashe iriya initiative yo kuvuga ngo njyewe ngomba gutangira akazi akora decoration utarabyize, ngomba gutangira gucuruza amavuta utarabyize. Ni iyihe mpamvu yatumye ufata imyanzuro imeze gutyo? Nabyiyumvishemo kandi ni ibintu nari nkunda mu buzima bwanjye. Urebye hari ikintu umuntu ajya yiyumvamo iri indani ukumva nibwo buzima bwawe. Noneho ibintu bya design kuva na kera abanyamurenge bita ngo ni banyamafyeri ibyo ngibyo kuva kera nko mu butoya wasangaga ari byo bintu barimo banyita nyamipango nyamafyeri, ugasanga utuntu twose twanjye ndashaka kugira. Noneho naje kusanga niyo niko karyo kanjye. Noneho gufunga amatara ibyo bavuga ni ibintu umuntu wese yakora, usibye ko umunebwe niba utabikora. Hako ni ibintu byoroshye. Kwesitara itara rya power can ni itara natwe tuyakoresha muri decoration. Urumva rero ko nakufasha urugendo rwo kwiga buri kimwe, gusa icyongora ni nko kurira hejuru, ariko nabwo hejuru hashoboka haringaniye no hurira nkabyikorera. Hariho ibyo ntabwira umukozi ngo nkorere, hariho ibyo nabwira umukozi ngo nkorere. Nabikoze gutyo ngenda niga ko natangiye gukora gutyo, noneho nkoresha abanyagihugu bano kuko nibo bambereye amaboko yo kwiga. Bo bari bazi ngo uko ndabigisha nk'umwarimu cyangwa ndi kubakoresha nk'umukoresha ubizi. Oro ntibazi ko njyewe ntabizi aribo bari kunyigisha. Noneho njyewe mbigiraho. Yaba ari gukora nkamuhagarira iruhande, niba ari ururabo nkamenya uburyo arimo arakora ururabo, amazina y'ibintu byinshi bya decoration. Urumva rero bimenyere ndi mu Rwanda nkabyumva bari kubivuga muri France. Hano rero ni systeme anglophone ikora. Ntabwo najya kumenya ngo iki kintu bacita gute. Niyo power can nari nzi ko ari jet de lumière nkuko mu Rwanda babyita, ariko hano sinari nzi ko ari power can. Mwumva bwiye mugenzi we ngo letezo power can tuzikoreho, nkamenya ko ari power can avuze. Power can nkaba ndarifashe kava muri field menye ngo iyi ni power can, iyi ni stand, walkway stand, nkamenya ngo iyi ni table stand, iyi ni buri kimwe ngenda nkimenya gutyo. Hanyuma kwa kundi nakomeje kwigira kuri aba bantu b'abanyagihugu nakoreshaga, nkamuha ifaranga azi ngo ni umukozi ninjye mabuja, atazi ko namwigiyeho nanje kandi ngasigarana byinshi we yagiye. Ngenda menya kuntu ushobora. Ubu ngubu bantereranye, bigeze kuntererana mu bukwe, umwe yafashe utuzi tubiri arankoshona asiga atarangije hamwe, ntazi gukora ururabo. Ndinda gutega njya mu mujyi gushaka undi muntu ushaka kuza akankorera ururabo, birambabaza. Numva ko ngomba kubimenya. Kuva icyo gihe rero mpita menya ngo niyo yaba adahari hari bimwe nshobora kwikorera. Nk'ubu ngubu mbonye umuntu umanikira akankorera ibimwe byo kurira bigize gute, ariko setting yose hasi nshobora kuyikorera njyenyine nkayirangiza. Mpita numva ko binjyamo cyane, niba ari nk'ishaka nagize cyangwa iki, numva ntazongera no kubakoresha kuko bankoresheje bagukoresha amakosa agatuma urakara ukavuga nabi, mwararaganye ku munota wa nyuma akavuga ugasanga ukoresheje uwundi. Kandi nyiri ubukwe ntashaka kumenya ngo ibyo ngibyo niko byagenze, iwe akeneye kubona ubukwe bwiwe burangiye. Hanyuma ikintu nahise nkora ntangira kwigisha abana b'Abanyamulenge kwiga kudekora. Ntazi ngo iki bacita gute fast kugira ngo mwumvishe ko ashobora kuza kiga, umuhaye make kandi uri kumwigisha kumva ni intambara. Ariko chance nagize nuko baranyoboka. Ubu ngubu kuri none mfite abana b'Abanyamulenge turi gukorana bike ibyo barimo barakora, ariko urabona ngo harimo improvement. Yasigaye buke yanzana umunyankoro umwe mbere narazanaga abantu 6 bo gukora b'abanyagihugu. Ubu nyine kuri no munsi nshobora gukoresha umwe, abandi bose bakaba abamambre, kuko urabona ko hariho impinduka irimo iragendeza. Hanyuma rero dukomeje aho twari tugeze, umaze kuva kuri rya duka ko ryari rifundanye, mbese utabonaga uburyo umanika amatara, umanika nako imyenda, mbese barazaga akabona amavuta ariko ntibabone imyenda. So noneho ni gute byagenze kugira ngo ube waza hano? Ubushobozi bwariyongereye, mbese capital wari ufite yarazamutse kugira ngo ubone uko uza ahantu hagazutse gucyanira? Sinakubesha. Ibyo ni Imana ibikora, kuko nkubwiye ngo nabishizemo imbaraga zanjye. Njyewe byageze aho ntangira gushaka
iduka rinini ariko nkaba icyo gihe kuko nakubwiye ko nta sevingaga amafaranga yose nabonaga nayaguraga ibintu hano uko nyaguze ibintu usanga ndi kuri level hasi yo guseva nta mafaranga nari mfite umbona we akambona ngo mfite ifaranga hanze kuko mbona buri gihe nkora hari igihe nakoraga ukwezi kose buri kwezi buri cyumweru ufiteho ubukwe n'aba bandi b'amavuta badasiba kuza buri munsi kandi aya mafaranga niyo nishyura renti hamwe ayo nkoreramo ayandi niyo mpahisha mu rugo nkoresha mu rugo bisanzwe ayandi agomba kwiyongera muri kapito mu iduka ntayo nari mfite usanga uwo mfite amafaranga afatika iyo tuma ndi kugira ariko hari ikintu Imana yakoze burya nabyo umuntu ntabwo yabyirengagiza nshaka iduka igihe kirekire kugira ngo mbone iduka rinini noneho nkabona iduka rihenze ntazashobora kwa kundi umaze gucika intege wumva ko urabiretse reka ngume hariya nazo sinza nzishura nzibona byihuse iyo wageze mu kintu nibwo ubona sapoti yacyo iyo utarakora ikintu ntushobora kubona umusaruro wacyo igihe cyose utinya sitepu yo hejuru uhora hasi ariko igihe wafosinze kuyinjiramo ushobora n'iriya kuko natinyaga renti yaririya nkabona ntabwo nzayishobora kumbe hano renti y'ahangaha nayo narayishoboye ndayishyura ndetse ahubwo mbona ibirushijeho ibyo nabonaga hariya kuvuga ngo icyo gihe kugira ngo nze hano nari mfite ubukwe bw'umuntu umwe usanzwe kandi ntabwo nari mfitemo inyungu nyinshi ariko uwo munsi Imana yankoreye ikintu rwose niyo ndeba ko ariyo yabinkoreye ntabwo ari ubuhanga bwanjye bw'inahangaha noneho nkaba mfite ubwo bukwe ndi gushaka iduka ndaza ngiye kohereza mfite abantu nohereza amavuta ba Kampala maze kohereza umukasitoma amavuta Kampala nca hano gutya uvuye muri taxi park nca hano nyine kuri iki kizimbe turimo hageze hakaba ari umukiriya wanjye n'undi w'amavuta arambwira ati se ko wambwiye ngo ushaka iduka uracyarikeneye sindarikeneye ataho hejuru yanjye hariho umwanya atari ko bashobora kuba barawutwaye kuko ni umwanya mwiza nzaza mpageze nsanga urahari arambwira ati uyu mwanya ko bawuguze uwo nasanzemo atari ko nsigira nimero turaza kuvugana ndagenda ngiye kubona haciye nk'iminota 30 numva arampamagaye ninze tuvugane ndaje uwo munsi kandi ari uwo munsi umwe ndaje turavuganye arambwira ati urugomba kuhagura miliyoni 3 amafaranga ntayo mfite ni menshi ufite zingahe mfite miliyoni 2 kandi izo nazo navugaga ntazo nari mfite cash kuko yarambwiye ati ugomba kugura hano ubundi yiduka ugura guduwe nyiraryo warifashe ubwo nyine nawe arari kugurisha uko abishaka miliyoni 2 navugaga zari mu rugambo ntazo nari mfite banza nari mfite miliyoni 1 ku giti cyanjye noneho nkahita ntekereza ko ntari bubura ahantu nkura miliyoni nkayimo ati ni make atizana 2 n'igice ndamwihora mpita nigendera ngeze ku kazi ubwo nari mfite bwa bukwe bwa wa muntu by the way nabyoge ntabwo yari wo mu rusengero yaje nyuma yari umuntu wa Nakivari mu nkambi ariko atampaye amafaranga menshi ku munota wa nyuma umuntu wa Nakivari ahita azaransanga ati twaje gushaka n'imikenyero hano turabara imikenyero ku imitwaro 70 ndavuga ntayangaya ndatanya nyongera kuri ari uriya ari kumbwira nuko turaho ngaho tutangira gushima imikenyero wa muntu arasubira mu magati ngwino tuvugane urampangahe ya nyuma cyangwa iduka nditange ndaje ambwira tumva reka ngwereze 2 n'igice kuko numvaga nyine nawe ariyo nyine ya nyuma yagendeye mpamagaye umugabo ngwino ndebere hano hantu urebe ukuntu hameze niba twahagura akaba ariho nguma gukorera araje arahashimye byari iduka rinini nyine aragenda no subira ku kazi kurya nsubiye ku kazi Imana izanira ni nka cya gisiga kimwe bibiri givuga zanira umuntu nawe uvuye muri Amerika ntazi ko ari yavuye azanwa n'umukiriya wanjye muri babandi b'amavuta ati hano hari umuntu ufite ubukwe dukeneye imikenyero 72
numva se ikenyero 72 nzayikure muri iduka ryanjye ariko nkaba nzi ngo irimo 72 nambitse na babandi nuko ati dukeneye imikenyero 72 dukeneye decoration dukeneye keke dukeneye n'ikikindira banza ari ibyo n'ikanzu ry'umugeni n'ay'abakobwa ikanzu ry'umugeni nkaba nari mfite amakanzu ibara abiri ndamubwira ntuzi icyo dukora ikanzu ry'umugeni ndaje kujana mu iduka bagurisha amakanzu y'abageni utora iryo ushaka ngewe ndyishyure izaguma ari iryanjye hitamubarira amafaranga ari bungane n'iryo ngura yakanzu we ntiyabimenya uko twarabagaye ninze turaciririkanya ampeza yandi ngo ayame turagenda mu iduka ry'abageni ibyo yashimye ndarigura ndaryishura iwe araryambara mbese asa nkaho ari inguriye arangije ampa decoration ampa na keke byose nibyo kubambika na ya mikenyero 70 n'ingahe tugere ibintu turabara ibintu bigera muri miliyoni 5 n'imitwaro 30 yani imitwaro 5 n'imitwaro 30 ahita nsigira avance ya miliyoni 2 n'igice ubukwega uwo munsi hari kuwa kane ubukwe buri kuwa gatandatu biranyobera no kavuga ati rero nkaza numva ari ikintu kikubaho kumva cyarenze nk'ubwonko bwawe wa muntu amaye amafaranga miliyoni 2 n'igice mitanzanishura ubwo bukwe bwabo bwabaye nimutse wahise wimuka nahise nimuka immediate nahise nimuka nza muri ryo mbonye amafaranga yo kwishura iduka ibwo rero nase ntagira gukora bundi bushasha nsa nkaho naguye business nagura business mu buryo bwose bushoboka nzana iby'abanyagihugu ibyo bita suit ibyo imyenda yabo bambara nzana imikenyero ibo ikintu kijyanye n'umukenyero bunyine nibwo baba babimenya noneho iyo bashaka imikenyero almost mubonziranye nabo usanga mbambika imikenyero ubu ngubu natangiye kujya muri field hagenda kwambika iyo ngiyo wabo mu byaro akakwishura ticket mwino njyane wamukodesheje akakwishura ticket ukamujyana akakwishura ukamwambika ubukwe bwe bukarangira nuko nguko urebye naje hano ni muri izo nzira zose Imana yagiye bikoramo afite story iremereye hanyuma kuko uri umubyeyi ufite abana ni gute ubifatikanya none ibyo byo kuko ufite urugo ugomba kwita ibyo ndi birivuga ngo idufatanyiriza hamwe kuzana ibyiza kuko ufite umuryango ugomba kwitaho buri munsi hanyuma ibyo bintu bikorana gute biragoye ariko nanone birakunda niyo ukora ikintu ukunze kiva ku mutima byose umenya uburyo bimanaginga bigakunda kuko ndibuka ko hari igihe nshobora kumara n'iminsi 2 ntabonanye nabo abana kuko iyo mfite field y'ahantu kure mu cyaro cakure nko mu ntara zinaha muri Mbarara zigenda kure kuko hari igihe twigeze kugenda tugera ku mupaka wa Tanzania tugiye gukora umuntu yari yatubwiye ko ari hafi nagiye twagesa kwa gatanu mu mugoroba twirirwayo dukora tugaruka ku cyumweru mu gitondo hari ikindi gihe tugenda muri field ukararayo nyine ukagaruka ariko ubu nyine iyo nakoreye mu mujyi ndagenda nkagaruka ariko abana ntibimbuza kubana nabo iyo ngeze mu rugo nkina nabo tugaseka akora bwa video nyine bari aho ngaho nka making sure yuko baryamye tubonanye ubwo iyo baryamye tutabonanye mbafite akazi kenshi ariko ngerageza uburyo bwose ntabonana nabo nta gipfa byose birakunda okay noneho Kevin sinzi nimba hari ikibazo baza kuko ugize iminsi nyuma ya kamera noneho ndagira kuko uyu munsi twebwe ngira ngo uyu ni umunsi wa mbere twakiriye umumama kuri kamera zacu noneho ubi nyuma ya kamera nagomba kubaza uyu munsi ubaze ikibazo kimwe cyavuze bibiri sawa ndagushimiye kumva umwanya mwiza nyine nanje umusanuje nibera nyuma banibereye na kamera niyo tuza tuganirana buri kanya bambirebera ariko ndashima ko mpaye umwanya ugana wenda nanje mbasha kubaza hari igihe umuntu agira ibibazo ari inyuma ya kamera ariko kubera tari akazi kawe karekera nyirako ikibazo cya mbere nkeneye kubaza ni urabiza abantu iyo tugitangira ikintu habe n'Imana ivuze iyo umuntu asenga Imana ikamutuma nk'ahantu sabe igihe akoresha ubwenge bwiwe agashaka gushishoza akavuga wenda ngo ni imizi imihaye imutuma rero umaze gufata ifaranga
zo mu rugo bari baguhaye z'amakara umaze gufata ifaranga zo mu rugo ya 5,000 niyo ugiye gukoresha niyo ugiye gutangira ntiwigeze utekereza wenda ese nohomba bizogenda gute kandi urabizi umugabo ntiyari ahari ndibaza ko umaze kuvuga ntabwo yarahari ntiwigeze ugira icyo gitekerezo ubwo ngo ese ndamutse mpombye bizogenda gute of course ntabwo byabura numvaga mfite impungenge zayo ariko nanone nkabona si menshi yo guhomba ndavuga ati nahomba nzoshaka indi nzira nyashaka amagaruke ariko ntabwo nyine nari mfite ahubwo wowe wavuze ngo nari mfite impungenge ndavuga uruhe rurimi njya guseriva umuntu ngiye ndi guhera ndamubwira ngo eske iki kintu ndi kumuha ni igiki nambaza ngo cavuye hehe ndabisobanura gute ariko nabanje kujya nkoresha sayini nk'izibiragi kuko nta rurimi narinzi kugira na wasibota ntayo narinzi ariko kuri ubu nyine the prince ukomeza gutindana n'abantu nibwo umenya imitwarize yabo ukamenya ururimi rwabo n'iki byose rero impungenge nari mfite z'iyo mitwaro 5 yuko ndi buyitakaze zari nyinshi ariko nanone sinumvaga ko ari menshi ku buryo noyatakaza ku buryo nshobora guhomba numvaga ndi buyabone ariko sinavuga ngo ese ndavuga uruhe rurimi ikibazo cyari gihera ko n'ubundi ugerageza bishoboza ukoresheje ubwenge ibyo byari bisitaza byinshi byerekana ko tutoje mu kazi ikindi nanone kandi nibwiraga yuko ubundi abantu benshi bakuriye hirya ahantu henshi hatandukanye aho uvuga murahamenya mwenyine bagira smartness iruta imitekerereze nonge nimvagamo nk'umuntu wize kandi umusirimu ni gute ushobora kugendera mu muhanda ukundagenda ngurisha amavuta mu bantu ukuntu nsa physical appearance yanjye ntabwo yagaragazaga yuko nshobora kugenda ndi nk'umutembe wikoreye igikapu imbaga mu mugongo nkumva iyo niyo ahubwo ngewe ubwanjye niyo mbogamizi niherezaga ariko nyuma maze kubona ko bishoboka kandi uwo mugore ndamushimira ahantu ari wese aho ari hose yaramfashije arantinyura arambwira ngo nta muntu ujya ubona amafaranga ntawe ujya ubona amafaranga atayakoreye igihe cyose wabishyizemo imbaraga ukabikora birakunda noneho rero antinyuraho gutyo akagenda anyereka abashuti biwe uyu muntu umugore avuye mu Rwanda afite amavuta meza umugurira agenda bibabwira gutyo ariko njye mfite complex icyambere y'ururimi yo kwiyumva ubundi kandi nta nicyo nari mfite n'amafaranga nari mfite ariko niyemerana gusa ya smartness y'amafuta idafite n'ikintu ushobora kungezaho nibyo nibwiraga mu mutwe kumbe gukomeza gukora nibyo byazaga kumfasha akabazo ka kabiri k'amatsiko umaze gutangira kuko nyine wari umaze kubivuga wenyine niwe wenda wari wumva nk'aho bigoye rero urabizi mu bwoko bwacu hari ibintu bimwe twita nk'aho ari ibiciriritse tutobasha gukora uherera ku mavuta tubigeze ugira isoni wenda uvuga ati reka wenda basi n'uwotangira atangirire nk'ahantu hejuru bukeya kurusha nk'aho ntabwo byigeze bimba wenda Imana ishobora kuba yarabikoze gutyo kugira ngo nzibuke ko navuye hasi igenda inzamura n'ubundi sindagera aho nkeneye mfite intumbero ariko noneho izo soni nibyo nakubwiraga ya complex niyumvagamo gusa kuko ntari nzi ko hari umuntu nzi uri hano sinigeze ntinya bari bahari noneho nabikoze nkiri mushaje abantu bari banzi ntabwo bari benshi abanyamurenge bari bataraba benshi hano muri Mbarara hanyuma nkareba ukuntu bazagenda batekereza ngo uyu mugore se yabuze nk'icarya byagenze gute kandi ntafite umuryango usebetse background yayo ari nziza 100% ishobora kumusapotinga ahantu hariho hose n'abandi ariko nkumva ko ntabwo ari tosha ngomba kuba nshobora kugira kandi ntabwo nari kubura igishoro hatagira wenda n'umuntu ngurikirana akavuga ngo yari yabuze uko agira no mfite umuryango ufite background nziza wari kumfasha uwo nari guhamagara wari wese muri bo
yari kumpa amafaranga arenze n'igihumbi cy'idolari cyangwa ibihumbi bingahe ndagenda ngakora urumva ariko noneho njyewe nakoze nkanje mbikora mbishizemo umutima umwe sinzi uko nabibabwira kuko n'umugabo wanjye banza ataranabyumvaga banza atarabyumvaga ndashobora kuba atarampishukiye ngo ambwire ariko yabonye ndangeze mu iduka atangira kubona ninjiye mu iduka nibwo harigezemo ariko igihe nakoraga nawe ntiyageze abimenye nahekaga baga mu gitondo ndangije gukora akazi mfite umwana muto nari mfite umwana umwe ntangira siga muteguye ngaheka baga atingiye gukora namugati ngiye kwigwa ahantu kure icyaro runaka akabona ndatashe mugoroba ntahanye iki kabyibaza ngira ngo ntaciye abivuze ariko ndatekereza ko nawe yabyibazagaho isoni z'abantu ntabwo nigeze nzitekerezaho uko muri ngiye numvaga mfite complex iminsi mikeya ya mbere nyuma y'icumweru zari zimaze gushira ahubwo ntangira kuraninga uburyo nshobora kwirukanka menya ngo ese ni gute nomenye ukuntu bavuga ngo mfite ikintu ciza kugira ngo nenterese umuntu agure nico nariko ndwana nacyo nyuma ibindi ngenda mbigira iby'abamambure byo urabizi baza bagutora ugitangira ariko iyo wamaze kurenga ahubwo atangira kukwifuzamo ko nawe umufasha kandi ariko akubona urimo urabikora utangira hanyuma noneho tugana ku musozo kuko ndabona amasaha agiye ni izihe challenges cyabuza simbogamizi uhura nazo mu kazi kawe ka buri munsi challenges zirahari izabura kuko n'umuntu wese uri muri niyo uri mu ishuri ntago wabura imbogamizi ariko nanone kandi nibuka ko muri challenge zitabaye ntago wakomeza kuko igihe zihari nibwo ureba imbere none ukarwana n'uburyo usohoka muri zo kugira ngo ukomeze nagiye mpura n'ibyo bintu cyane urumva kuko gukorera mu gihugu kitari cyawe hariho bimwe utabuze kandi ngerageza kwiyadabuta mu buryo bwose bushoboka ariko uba limite igihugu uri gukoreramo uba limite n'abantu basanga ubwoko bwacu ubu nibwo barimo barabyumva ukabona araje ngo mpa amavuta n'uwo ntazi uvuye hehe ngo baramubwiye ngo mfite amavuta yo mukuraho ibiheri ku mubiri yo mufasha afite ikibazo ku ruhu rwiwe nkabona araje ariko mbere nta muntu n'umwe nabonaga ushobora kungana muri ibyo ariko kuri ubu ngubu imbogamizi zirahari nyinshi ni nka byandi byo ngo urugendo ruhari na Bibiliya bivuga yuko umuntu ashobora guhura n'imbogamizi nyinshi ariko wirukankira ku cyo uzasarura abavuga abakora ibyo bashaka ntago wababuza ariko iyo uzi icyo ushaka ahubwo wowe urakomeza rero sinita kuri challenges zirimo sinita kuri ibyo ahubwo ndashaka kugira ngo kuko n'ubundi natangiye nta gishoro nkawe niyo mpamvu ntareba cyane ngo ikisi ndakigeraho no ndi umuntu ukunda kunyurwa cyane na kuri stage ngezeho kandi wenda umuntu utandashobora gutekereza ngo uriya muntu arirasa no n'ukuri ntabwo nirata n'Imana irabizi kuko nzaho navuye ngewe rero kuko nta wampaye amafaranga ngo ugende ushoremo hano wahombye uzampe umusaruro kuri iki kigero runaka ntawe ahubwo ngewe kuko nzi neza ahubwo ndacirukanka kugira ngo ngere kuri ino level fungure branche zimwe ngire gute muri uruganda rw'amavuta niyo mitekerezo ubu nyine ngezemo sinkiri kuri iyi ngiye kuvuga ngo uyu yaciye hano ngo aravuze bimbwiye atankoze mu mufuka ngo nkuremo ifaranga ntacyo bintwara kandi niyo avuga ngo ntampa akazi uyazakampa natakampa Imana izakinda inzira kandi turi mu gihugu turi kwiga si ibyo byonyine ndi kwiga n'ibindi urakoze cyane turangiza ndagira ngo noneho kuko muri sosiyete yacu cyane cyane abanyamurenge tugira ikibazo abagore b'abanyamurenge 99% ntabwo bakora ngira ngo dufite n'inka purusa nke cyane z'abantu bakora ufatiye n'aha turi byibuze nk'hano usanga abagabo bari badakora muri bino bihugu kubera utuzi two kugenda abantu bacuruza ku mihanda ariko akenshi usanga abagore b'abanyamurenge badakora ndagira ngo noneho niba hari ubutumwa ufite wabagenera kuko usanga akenshi bumva ko
kwirwana n'abana mu rugo cyangwa se kubyara ukabana n'abana bawe bihagije, hasigaye ibindi byose bikamenywa n'umugabo. Noneho ndagira ngo noneho k'umuntu wateye imbere ufite aho yavuye, nubwo umuntu ntazi uvuga ngo twavuga ngo ugeze kure cyangwa se suri, ariko hari aho wavuye, hari n'aho ugeze kandi hari n'aho ushaka kugera. Noneho nk'umuntu waciye muri izo steps zose, ndagira ngo noneho utugire inama bano bantu bari kudukurikirana bumva ko umugore w'umunyamurenge agomba gusa kuguma mu rugo akareba abana biwe. Iyo ni imyumvire. Ni imyumvire kubera ko urwego tugezeho none. Ntabwo kwibwira ngo umugabo niwicara mu nzu niwe uzoguha buri kimwe, kuko nawe ni umuntu arakoresha ubwenge, arakoresha umubiri kugira ngo abone ukuntu ahahira urugo. Kwibwira ngo wabyaye nibwo wicaye mu nzu ngo uri kureberera abana, natwe turababyeyi kandi icyo cyo cyerekana ko ukunze abana kubarusha. Ahubwo icyerekanye ko ukunze abana nuko usohoka mu nzu ukaja gushakira umwana icyarya. Umwana inzara ntimuririre mu nzu. Ubuzima umwana yakabayemo wowe uri gukora buruta ubwo abayemo wicaye. Cyiza nuko bahaguruka bakishakamo ubushobozi. Simvuze ngo bazatangire nkuko natangiye. Abenshi bafite amahirwe menshi yo kubona ibishoro kuri none. Umuntu aramubwira ngo amuhe igishoro, ati nje ko ndabona ntacyo nokora. Kubera iki level y'imyumvire cyari hasi. Ariko mu by'ukuri nta kintu gisa nko kwikorera, nta kintu gisa nko kwihangira ikintu. Rero nibwo ntabwo twese dufite imitekerereze imwe, nubwo twese dushobora kuzamuka ngo tugere kuri level yo kwihangira imirimo, ariko wagana imyuga. Guhera ku mugore utarize w'umunyamurenge n'uwize n'uwagize gute, dufite ibyiciro bitandukanye. Uriya ashobora kuba adashoboye kuza hano ngo yirirwe yirukanka mu byanje bya decoration, amenye ngo imikenyero habuze iyi ngiyi, ngo amenye ngo iby'intebe habuze bino, amenye ngo ikindagikura bose siko babishoboye, ariko hari icyo bashoboye. Umuntu yotinyuka agakora icyo ashoboye. Niba azi ko ashobora akunda kudoda, akunda amasono meza, yirefere mu byo kudoda. Niba azi ko ashobora kuba akunda iby'imisatsi, akareba umuntu usutse neza akabona araberewe, yirefere mu byo gusuka. Hano ibintu byaroroshe, kwiga ntabwo bikigoye kandi nta wiga ukuze. Uwo ari we wese ashobora kwiga. Agaruka ngo ndakuze mfite imyaka ntubasha kwiga. No, imyaka iyo ari yo yose afite yo kwiga bigashoboka. Akirefera mu mwuga runaka agakora. Nza mbibona ko igihe kizagera, simbizi ngewe kuri ubu nyine ko nabivugaho ubu ngubu, ariko njya mbona ko igihe kizagera Imana ifashije nakorana amahugurwa n'abamama b'abanyamurenge. Bamwe bishwe n'ishari. Uranyumva neza? Yandakumva. Bishwe n'ishari, yabona kandi arimo arakora mugenzi wiwe akabonamo amafaranga, nashobora kubwira umugenzi ati ahantu hakoze byagenda gutya. Abenshi ngiye bakunda kuza kungisha inama zo gukora, ati muri ihe business, nkabanza yamubaza ukunda iki, kuko icyo ukunda nicyo ukora. Umva arambwira ati nje nkunda imyenda y'abana, genda uje gucuruza caguwa. Hariho bamwe nagendaga nkajya kubereka ibintu bama ntago babimenya, nkamujyana shaka abanyankore bashuti banjye nzi hano, nkamubwira ngo igikade bakirangura ngahe baro, akambwira ya naya ngo ino ntorere baro nziza, tugatora baro y'uwo muntu bakajya gucuruza. Umuntu icyo akunda nicyo akora. So nkumva nababwira mbasaba kwicara mu rugo sicyo so mutira ikibazo, muzicara mpaka ryari se abana muhamurera bazokura, uzaguma ibyara abandi dépenses zikomeze ziyongera. Ariko uhagurutse ugakora ugabanya dépenses zimwe mu rugo, ikindi nawe ubwawe uyungura ubumenyi. Ejo hazaza ntabwo tuhazi, hari aho tuzisanga ubushobozi bwacu ari bwo bugomba kwikorera. Kandi ubaye rero utarabyize ubwo nyine uzaguma uwo mu nzu. Urakoze cyane, turagushimiye. Hanyuma turangiza twagira ngo uduhe adresse, heze adresse abantu baba badukurikira, aho badusanga n'ibyo mufite byose mugurisha. Murakoze cyane. Ahantu dutuye ni Imbarara nk'uko mwabyumvishije, ariko dushobora gukorera ahantu hariho hose mu gihugu no hanze y'igihugu.
no muri Kenya dushobora kujya kudekorayo no mu Rwanda tujya kudekora kuko n'imodoka y'akazi tugendana nayo turapakira ibintu byacu byose tugahaguruka tukagenda no muri Tanzania twagiyeyo dukorera rero hano muri Mbarara ahantu bita kuri Musime Mukama Arcade ni Mbaguta Street umuhanda wa Mbaguta ni opposite na Easy View room ni F27 F27 mu first floor muri level ya mbere ya kuvuga ikinyarwanda level ya mbere niyo dukoreramo dufite mu iduka uhageze winjiramo dufitemo ibintu byo gukodesha dukodesha amakanzu y'abageni dukodesha amakanzu y'abafiye d'honneur dukodesha ubwo abo ni ba maids mu batumva igifaransa maids bari abambarira umugeni dufite imikenyero twambika cortege guhera ku mugeni abamwambariye n'abana bose turabambika ababyeyi mbese igice cyose cy'umukenyero mbese ikintu cyose kijyanye n'umukenyero ugishaka ushobora gukora order ya ku giti cyawe ukatubwira ngo mudushakire umukenyero dufite uburyo dushaka kugushakira ukawubona ukambara icyo ushaka niba ari ikanzu ukakiduhereza ni amahoro twe tugukorera choice yawe uko wayishatse kuko abantu bose ntago bakunda kwambara ibintu hanyuma tukadiringa n'ikindi kintu cyitwa amavuta ayo mavuta ndayatindaho cyane niyo yanzamuye ayo mavuta yamenyekanishije izina ryanjye hano mu mujyi wa Mbarara kurenza ibindi bintu nshobora kubabwira ayo mavuta ni amavuta meza yo kwisiga ntabwo atukuza ubyumva ashobora kuvuga ngo aratukuza ntabwo wenda ari ukuvuga ngo wambaza ngo harimo iki n'iki n'iki nabikwereka kuko ubu ngubu ndabizi nzi icyo nshobora gushiramo nshobora kwikora amavuta y'inka yo kwisiga kuva imipaka ifunze ni njyewe uyikorera hano abonye aha bose sinzi niba nanakwereka akantuza kayo nyine ka rebo kako ko mu Rwanda mpereza ka karebo mfite ka rebo kayo kandi si amavuta y'inka yo kwisiga manufactured by Favor Cosmetics ni ibyo ngibyo urumva aka kantu kameze gutya urabona hariho nimero ya telefone izi nimero ni izanjye ni amavuta y'inka yo kwisiga abana barayisiga abantu bakuru barayisiga twari twaramenyereye kujya tuyakura mu Rwanda ariko ubu ngubu dushobora kubikora twenyine hano fata umunsi wo kwicara mu rugo cyangwa umugoroba umwe ngakora nkagenda nkagura amaproduit yo gukuramo iki byose namara kubikora agahora namara kuyakora tugapakinga noneho tukayatereka agahora noneho tukaza gushiraho rebo zayo tukayashyira hano ku isoko abantu bakayagura bamwe barayasapurayinga dushobora kuyatanga ahantu henshi hatandukanye hanyuma tukagira n'ayandi yo kwisiga rero ku bantu n'abagabo barayisiga n'abagore barayisiga mfite n'abagabo ba kampani wanyu baza bayisiga ayo mavuta afasha umuntu ufite ibiheri mu maso umuntu ufite rash ubuheri butoya cyangwa ibiheri binini uw'umubiri wananiye mbese akenshi turamufasha ayo mavuta akamukorera ayo mavuta rero ntabwo atukuza nk'uko nari nabivuze mbere ntabwo atukuza akora umubiri neza uguma muri skin yawe uko ushaka iyo ushaka guca turagukesha ariko ushaka kuguma mu mubiri wawe ni amahoro turaguhereza ukayisiga nk'uko ameze umuntu wari wese ashobora kuyakoresha rero abantu benshi hano barayazi nayo yitwa Favor ayo mavuta yitwa Favor n'ay'inka kimwe n'iduka dufite Favor Cosmetics tukagira na Favor Bridal ikora idiringa mu by'abageni na Favor Decoration byose nk'ibyo noneho tukagira na Favor Cosmetics ijyanye n'ibyo kwisiga amaparufe ibiki ibintu nk'ibyo nibyo niko tubikora numva adresse niba ari iyo ngiyo ihagije simbizi ingira ngo irahagije ni mu mujyi wa Mbarara Mbaguta Street Mbaguta ubwo ngubwo birasaba ko umpeza amasomo cyangwa ukampa urupapuro kuko nanjye ndacyari mushahana
nta kibazo twayaguhereza ni Imbaguta street ni ahantu horoshe ni Musime Mukama Akedi nicyo kizimbe ubu nyine muri iki kizimbe cyose baranze uvuze ngo umugore w'umunyarwanda ngo ukora amavuta timasi tugomba kuba wahageze azayama kuzana kakawukugeza aho nakoreraga naho uhageze kuri GBK house aho nakoreraga naho barakuza nibabwiye ngo kwa Deborah ni he arakuzana kakawukugeza bose biroroshe kuhagera na telefone ya WhatsApp dukoresha ni 075 76 04 509 iyo ni ya WhatsApp ikintu icyo ari cyo cyose rero ushobora kugicisha aho ngaho ku muntu utari hano uwo ari we wese yakwifashisha iyo ngiyo ya WhatsApp cyangwa guhamagara 078 2 2 7 7 urakoze cyane hanyuma rero umuntu uri hanze ya Mbarara cyabuze se hanze ya Uganda produit zanyu yazibona gute murakoze cyane mpereyeho gatoya muri iyi minsi ishize muri uku kwezi gushize kwa kabiri hariho umukiriya wanjye yari yaraguze amavuta hano mbere ajya hanze ajya muri Saudi Arabia agezeyo maybe ko amavuta yisize atamugize neza mbona arampamagaye ku mayinite umuntu arampamagaye arambwira ati ni customer wawe ushobora kuba utananyibuka ariko nkeneye amavuta muri Saudi Arabia ndayashaka ngo muyanzanire biba ngombwa yuko nyamwoherereza twebwe dushobora kukugezaho amavuta ahantu hose uri mu nzira zimeze gutya kuba Kampala ukoresha telefone ukaduhamagara turayakoherereza tukaguha contact ahantu ushobora kugenda kuyakura ku muntu uri muri Kenya nabwo kandi dusanzwe tubyoherezaho n'ibisanzwe habe n'ejo hashize barayatwaye yo muri Kenya benshi bagiye baza hano bakayisiga akabakora neza yarangiza akayifuza ati nkeneye amavuta amavuta afite isabune amavuta afite glycerine buri kimwe ubwo rero turabigupakingira neza tukabikoherereza tukaguha contact hano ushobora gukora bya bintu byawe ibisanzwe ari umuntu uri hanze ya Kenya hanze y'u Rwanda n'u Rwanda barayohereza ngira ngo Musanze hari umuntu uri kuyatwara ajya mu Rwanda yatwara Musanze hariho n'abari hanze yaho hose turi kuvuga niba yarageze Saudi Arabia bivuze ko na Amerika yahagera dushobora gushaka inzira iyo ari yo yose dufite iposita hano abafite garanti turayapakinga neza tukayashyira ku iposita akagusanga urakoze cyane turagushimiye kandi tunaguha na courage kuko ugeze ahantu umuntu wese yifuza ko yamera nkawe ubundi ndahuza wifuza kubiruhira ubundi abantu bose inshuro nyinshi uzobona umuntu yarakize ukamuvuga ati naje nogera nkahari ariko iyo gusubiremo akagura ati kuvuga ngo ngera aha ngaha byagenze gutya na gutya uba wumva kera umukino wawe uvamo abantu benshi bifuza ko baba bakomeye mbere y'uko baba baciriritse niba ariko nabivuga ariko turagushimiye cyane kuko ni intambwe ikomeye ku bakobwa cyangwa se abadamu b'abanyamurenge kuvuga ngo ube warakoze ugeze kuri uru rwego ufite iduka ringana gutya usapurayinga no mu byaro ugasapurayinga ku banyagihugu turagushimiye cyane ikindi dushimiye ko nanone wemeye ko dukorana ikiganiro nizere ko noneho gutaha nituza bitazatugora bizogenda nkuko byagenze ntabwo nabagoye n'ubundi bigeze utugora so turagushimiye cyane dushimiye n'abantu bambarara Mbarara n'abana beza twarabakunze muzagaruke cyane tuzaje tugaruka nkuko busanzwe iyi ni Ikaze Media mwarimo mukurikirana mbibutse ko batarakora share mukore na subscribe na like kugira ngo ibiganiro byacu bizabageraho byihuse jewe nitwa Etienne kuri mic uyu munsi nari kumwe na Keve kuri kamera ariko nawe yaje kwinjira nko mu kiganiro so yaje kumvangira ariko ni bisanzwe n'akazi ubwo ngubwo naho ubutaha